Guverinoma igeze i Kigali iti ntambutse muri Nyaruguru nge gucunga umutekano. Yatambukanye ingufu nyinshi aha ku Gikongoro cy'Ubuyenzi, yatangiye kurasa umwambi Kibeho yose irakangarana. Ihirukana Abafaransa babeshyaga Abanyarwanda ngo Gikongoro ni yabo, we wararangije kuyisinyira. Batambukana ingufu nyinshi, wageze cyangwa ugugura intwaro maze mutanga kuri rusi. Bafite imari bafashe ubwato, batayifite baragaruka, dore ngaba bubatse u Rwanda. Perezida wacu w'u Rwanda utugejeje kuri byinshi, nta mwanya mfite muremure bawumpaye nabikubwira. Uri rutegamirwa n'ibigwari imihigo ibyaye imihindaganya, uri icyaga kibageruza, uri rugeruza bakwigira, aho rukomeye ntiwatinye, umva ntwari ibereye u Rwanda. Iyo mvuga Kagame sintinya, sinanategwa mu magambo, sintinya amaso ngo arandura cyangwa ngo amenyo ngo aranseka, kuko mba mvuga ibyabaye byitwa kubeshya jyewe kirazira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, Abanyarwanda bareba imbe, Munyarwanda yaciye umugani ngo umwanzi w'ibihe n'isaha, areba ya minota irantengushye. Ngiye gucunguza uburyo umwete ndetse n'abandi bafata ijambo, turaguma tuganire, nimurara turabazimanira, nimutaha turabaherekeza, tuzasubire ku ijambo. Nyakubahwa Perezida wacu, hari indwara yitwa sabukuru yabuze umuti n'urukingo, Kagame Paul warabonye, waduhaye inkunga y'ingoboka. Ubu nubwo nkanuye cyane ukabura ubutsi ngo ndakuruzi, ubu ntabwo nkurora cyane, nidusoza ikiganiro tuje gutangira kuruhuka, bankundire ntambuke ndahagarara imbere yanyu, nkwirebereye mu maso ni ntaha ndasinzira. Utegamirwa n'ibigwari imihigo mwiza wanjina, uri imanzi ikenyeye ingabire, witeye ubumwe n'amahoro, uraho wampaye inka, uraho wampaye imararuzi. Ubwiyunge ni ingirakamaro, budukuye mu bwigunge, twikomereza umutekano tudahindukwa n'amagambo. Nyakubahwa Perezida wacu, tutarabona ubwiyunge, burya twari mu mazabira yari menshi arenga ibisiza. Inamahanga yaragushimye muri Afurika.